tugwaye ikaze wewe wakanda subscribe kuri no YouTube channel yacu aho dusaba n'abantu batarakanda subscribe kuba bayikora kugira ngo tujye tubasha kubona mu biganiro byacu bya buri munsi dushyiraho. Mbona no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 uramwaka tugiye kwinjiramo kabisa. Ntuzabarye ahubwo mwe muzaburye. Nta gutinda rero reka duhite dutangira. Muri comment hari wanditse akeneye ko twamubwira ku makuru ya The Ben cyangwa se Tiger. Uyu munsi rero niyo nshaka ko tuvugaho. Tiger no umugabo ufite izina ritoroshye kabisa, no umugabo ufite izina rikomeye mu gihugu, ndetse ko afite n'igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu gihe umwaka uzaba warangiye. Ku itariki izatangira umwaka niho afite igitaramo. Ntagutinda rero reka mpite ngaruka dutangira n'imva n'ivano yiwe twihuse cyane. Nta gutinda rero kaduhita dutangira. Gusa uwo muzi nka The Ben ku izina akoresha mu muziki, gusa amazina yiswe n'ababyeyi ni Mugisha Benjamin, ariko izina ry'umuziki ni The Ben. Akaba yaravutse tariki 9 Mutarama umwaka 1987. Akaba yaravukiye Kampala, Uganda. Injyana y'umuziki akora akaba ari R&B, Afrobeat ndetse na pop. Ubwene gihugu ni umunyarwanda ariko yakuriye mu Rwanda no muri Uganda. Ubwo bivuze ko bari batuye cyangwa se yaba yarakuriye muri Uganda, then noneho nyuma bakaza kwimuka bakaza mu Rwanda. Akaba yarafashe ubwene gihugu bw'u Rwanda, ariko afite n'ubwene gihugu cyakavukire yiwe ari Kampala, Uganda. Ndeka ngaruke tureba n'andi makuru arambuye ku muhanzi wacu muzi nka The Ben, ariko akunza kwita Tiger. The Ben rero afatwa nk'umuhanzi uzwi muri Afurika cyane mu ndirimbo nyarwanda, yaba ari mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Ni umuhanzi uzwi bitewe n'indirimbo z'urukundo, bitewe n'injyana ituje cyane nyafurika. Uwo muhanzi The Ben akaba aheruka no gufata igikombe mwabira bikombe Isango Star Award yatanze. Ubwo ubwake bwaho yaravuye muri United States avuye gufata igikombe, nta masaha 28 yarashize avuye gufata igikombe. Urumva ko uyu mugabo akomeye kandi afite izina rikomeye. Umwuga we n'umuziki rero gutangira no kuzamuka, yatangiye gukora umuziki mu mpera z'umwaka wo mu 2000, kandi yamenyekanye cyane mu mwaka w'2008 na 2009. Ahubwo urumva ko ni muri zance nababwiye umuhanzi wacu Medi nawe yatangiye kumenyekanaho ubwo yasohoraga indirimbo ze zakunzwe cyane mu Rwanda nka amaso ku maso n'amahirwe ya nyuma, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Indirimbo ye Love yasohoye mu mwaka wa 2012 yatumye ahabwa igihembo cya mbere mu cyiciro cya Best Music Artist in the Diaspora ku Salax Music Award, kubera uko yakunzwe cyane. Love rero ni indirimbo akaba yarayisohoye mu mwaka wa 2012, akaba ari indirimbo ye yatumye ahabwa icyo gikombe, kandi ikaba yarazamuye izina rye cyane. Umuhanga mpuzamahanga ari we The Ben akaba afite ibikombe byinshi bigiye bitandukanye. Yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri USA mu mwaka wa 2010, aho yakoranye n'abahanzi batandukanye kandi aririmba mu bihugu bitandukanye harimo Chicago, Washington DC, Arizona na Brussels. Yagaragaje umuziki we no kuri United Nation Headquarter no ku bitaramo binini ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo n'imikoranire, The Ben afite indirimbo nyinshi zakunzwe harimo Urarenze, Ese Nibyo, Amahirwe ya Nyuma, Inshuti Nyanshuti, Wigenda, Amaso ku Maso, Love, Habibi, Fine Girl, Ndaje, Ngufite ku Mutima, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yakoranye n'abahanzi
bahanzi benshi bo muri Afurika, urugero nka Diamond Platnumz ubwo bakoranaga indirimbo bise Why, ikaba yararebye cyane, akaba barakoranye indirimbo na Meddy bakayita Lose Control, akaba yarakoranye indirimbo n'umuhanzi bita Shiba Kalungi n'abandi benshi cyane, nkuko twavugira hano ngaha ngo barangire. Gusa wifuza amakuru menshi kuri we cyangwa arambuye, tuzatugerageza tuyahine tuyavuge mu ncamake. Rero reka tugaruke tukubwira Reka tugaruke rero ku byo yagezeho. The Ben yatsindiye ibihembo bitandukanye mu muziki nyarwanda. The Best Afro R&B Singer of the Year Salax Award mu mwaka wa 2008 cyangwa se no mu 2008, 2009 no muri 2009 na 2010. The Best Music Artist in Diaspora mu mwaka wa 2012. Icyo ni igihembo cya kabiri yabashije gutsindira. N'ikindi bita The Best Male Artist in Isango Star na Muzika Award 2025 mu Rwanda. Akomeje kandi gutegura album nshya, agitegura kuyirekura cyangwa se kuyishyira hanze, kuyishyira ku karubanda. Ubuzima bwe rero bwite personal life, reka tugaruke tuyirebaho. Ubuzima bwe bwite rero cyangwa personal life, yashakanye na Uwikeza Pamela, bateye akamando mu mwaka wa 2021, bashyingiranwe mu buryo bwemewe n'amategeko mu mwaka wa 2023. Abana mu 2025, umugore we Pamela yibarutse umwana wabo wa mbere witwa Mugisha Paris. Ibindi bihembo rero by'umuziki cyangwa ibindi bice by'umuziki bye yaciyemo ibihe bikomeye nko gutakaza se mu mwaka wa 2023 nyuma y'uburwayi bukomeye ise yari yaravuye nabwo. Ubwo urumva ko yabashije kubura se igihe mu mwaka yazemo umugore cyangwa se yaramaze kubana n'umugore we Pamela. Hari ibiganiro avuga ko ashobora kwerekeza mu muziki wa gospel bitewe n'imyizerere no gushaka gukomeza gukora ibyo yita umurimo w'Imana. Kabisa uyu muhanzi The Ben akaba yaragiye kwitangaza amakuru akavuga ko afite gukomereza umuziki we mu ndirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, ugereranyije nuko yabivuze mu itangazamakuru cyangwa nuko yabiteganyaga bitewe n'imyemerere yewe cyangwa bitewe n'icyo ari gushaka. Uburyo akora umuziki, The Ben azwiho kugira umudiho w'urukundo, injyana yoroshye yumvikana n'amagambo afasha benshi kuyahuza n'ibyiyumviro byabo. Ibi byose bikamufasha gukundwa na benshi mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania na Amerika, yaba ndetse n'ibindi bihugu bamwe na bamwe bagiye bamukurikira baherereyemo. Reka tubashimire umwe mwagomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Uyu mwabanye muri iki kiganiro yari Shibra. Reka duhuze kundi munsi cyangwa se duhuze mu kindi kiganiro. Ciao. Gusa wibuka gukora subscribe, share, like ndetse na comment, utubwira kitagenda neza, nta kibazo tugahindura, utubwira umuhanzi ushaka ko tukubwira amakuru ye, then tukazagaruka ariwe tuvugaho.